yaraje aramubwira ati bro ibi ni ibiki ndi kubona, ati what is this. Akiyibona ingufuri yahise umutwe umurya, atangira asakuza cyane. Umukobwa, uyu musore avukana n'uyu mukobwa ufite ingufuri, gusa icyo ukwiye kumenya neza ni uko uyu mugabo bamufashe bakamufungira muri iriya ngufuri, bakamufunga akagenda akamera nk'umusazi. Buriya ntangiye iyi filime gutya, ariko uze kureba neza usoze iyi filime uraza kubona inyungu iba mu gukorera Imana ndetse mu kwizera Imana. Yahise avuga ngo uyu ninde turi kumwe, yahise avuga ati uyu ninde turi kumwe, umugore wanjye ari hehe? Mana nyagasani, umugore we nguwo yari arimo akora amasuku yahindutse karyasi. Mana nyagasani, ese ibi ni ibiki? Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere kuri Dom Drama, ntugende utarangije iyi video, ikindi ukore subscribe, ubundi tubashe kuba twajya tubona video umunsi ku munsi uzibone. Yafunguye ingufuri baramufungiranyemo, nibwo ubwenge bwe bwagarutse, abona umugore wiwe aramuhobera cyane, amubwira ati sheri amakuru yawe, amubaza ati ko wambaye gutya byagenze bite? Mana nyagasani, wa mukobwa nawe yahise abona ya ngufuri yari yarafungiranyemo umugabo, wa mukobwa mushiki we yari yayifunguye, ahita yimwaka, arangije arongera arayifunga. Mana nyagasani, automatically yaramaze kongera kumufungirana mu ngufuri, ubwenge bwe yarabushyize mu ngufuri. Buriya abahanga mu kuroga cyangwa abahanga mu gukora n'imyuka mibi, buriya ingufuri ni ikintu kibi cyane. Iyo umuntu yagutongeyeho akagufata akagushyira mu ngufuri, akagufungirana, ubuzima bwawe aba bufite. Mana nyagasani, umugore we yaramufashe aramubwira ati sheri yari yishimye kuko yari yongeye kumugarukira, ahita amubwira ati ntundekure, ati mvaho, ati ntabwo nkushaka. Yaraje afata sheri wiwe, afata uyu nguyu nawe rwose wamaze kumwigarurira. Uyu nawe yatangiye kwirizariza amubwira uti sheri ngiye ibintu ubu nkorera ntabwo mbyemera, ati kuki utizera ko nkukunda, ese ibintu buri kunkorera ni ibiki? Mushiki we wiwe nawe yarakoze agakorwa keza, ariko kubw'amahirwe make biranze. Yamusabye imbabazi, aramubwira uti umbabarire ntabwo bigenze neza. Uyu mukobwa nawe wishuye umugabo mu mutwe wamugize ikizezenge, yatangiye kumubwira uti vana ahangaha iyi myanda, simbashaka barimo baranukira, va ahangaha mugende. Umugabo nawe yatangiye kubwira ati muva ahangaha mugende, sheri wanjye ntago abashaka, ntago ashaka kubabona. Mana nyagasani, niba ugeze ahangaha making sure ko wakoze kuri subscribe, ukore like, ukomeze udushyigikire, ubundi ujye ubona video. Yaje afata ya ngufuri ayishyiraho ku ruhande. Umugore yari yongeye kwishima, yongeye kugarukirwa n'umugabo wiwe, bongeye kugira urukundo. Uyu narababwiye ati muva ahangaha mwamasemwe, muva ahangaha mugende, simbashaka. Ese biragenda bite? Ese bizagenda bite? Abantu nk'aba babaho. Ndagira ngo nkubwire yuko iyo umuntu abashije kuba yaroga gutya, akabasha kuba yaroga umuntu nk'uku nguku, ibirozi ntibifate ngo bifate, hari igihe usanga bimugarukiye, ugasanga bise bimugira umusazi. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo niba watangiye iyi video ntugende utayishoje, kugira ngo uze kumenya iherezo, kugira ngo uze kubona inyungu, zo gusenga, uze kubona inyungu zo kubakirwa n'Uwiteka. Ibishingiye ku mbaraga zacu tukirwanirira ntabwo kenshi bijya biduhira. Niyo mpamvu bisaba ngo Uwiteka akurwanirira, imbaraga Uwiteka aba ari ukurwanirira. Uyu nawe yaragiye bimwanga mu nda, ahita yongera aragaruka, atangira kumva yumva ibyo bavuga, arimo amubwira ati sheri, ati ngiye nanga umuntu mbabaza, ati kandi urabizi neza yuko ngewe ndi nk'akamarayika imbere yawe, ati ngewe ndi nk'akana imbere yawe, iyo ikintu cyose kije kirambabaza ntukambabaze. nawe amubwira ati sinzongera kukubabaza, nta kari gaciyeho. Umukobwa yaraje afata hahandi aza kwiba ya ngufuri. Iyi ngufuri ni
yizingiyemo ibintu byose. Ibaze nawe gufata umugabo nk'uyu nguyu w'igikwerere ukamufata ukamufungirana mu ngufuri. Umukobwa yaraje mu gihe ari kuganiriza na sheri wiwe, wa mukobwa yarongeye afata ya ngufuri. N'ubundi niwe wari ubikoze, buri Imana nahita gutabarira. Buri abantu bose rero mubona babaye abasazi, bazezengeye bose, nuko burya Uwiteka Imana bateye umugongo Uwiteka Imana. Wa mukobwa yarongeye afata ya ngufuri arayifungura, yafashe ya ngufuri arayifungura, noneho arayitwaye. Ese biraza kugenda bite? Uyu nawe yaraje yegama ahangaha ngo arebe ikijya mbere, arebe igikurikiraho. Ese biraza kugenda bite? Yatangiye kumubaza ngo urinde, uvuye hehe, umugore wanjye ari hehe? Iteka irangufuri ifungutse, nibwo atangira kugarura ubwenge, nibwo atangira kwiyumva nk'umuntu w'umugabo, nibwo atangira kumenya yuko hari inshingano agomba gukora, nibwo atangira kumenya yuko hari uwo yasezeranye kubana na bakaramata. Arongeye iyi ngufuri bantu musenga, bantu muroga, bantu murogwa, mujye musenga. Ibi byose ni ubutumwa bwiza muba mugomba kuba mwamenya, mugasharinga inshuti zanyu, mugasharinga abantu banyu, kugira ngo bajye bamenya neza inshuti zabo magara. Ese biraza kurangira bite? Yahamagaye sheri nawe yazamutse yirukanka. Ibaze ko sheri wiwe niwe uru rugo n'urw'uyu mugabo n'uyu mugore ukora amasuku. Ariko uriya mukobwa yaraje ahita ahindura ubuzima bwabo. Umugore birangira abaye karyasi, birangira abaye umunyamasuku. Mana nyagasani, yatangiye kuvuga uti wowe uri uwa hehe, waje uturuka hehe? Mushiki wiwe yaragarutse ahobera musaza wiwe amubwira uti uyu niwe mugore wawe w'isezerano, uyu nguyu ureba umutera agahinda umunsi ku munsi, mu gihe uyu nguyu nawe arimo arasaka ya ngufuri bayitwaye. Buriya satani nuko ahemba. Satani nta cyiza cyiwe, umuntu wese umukorera burya birangira ababaye. Mana nyagasani, ese biraza kugenda bite? Yatangiye kumubwira ati sheri, ati nari nkukumbuye, urimo urasa neza, kuki wambaye gutya? Yatangiye kuvuga uti sheri, ati ni njye sheri wawe, ati wowe uturuka hehe? Yamukozeho, yatangiye kumukubita ati ndekurira umukunzi. Umugabo yatangiye kuvuga ati aka gakobwa ni akahehe, mukabwire kavangaha sinkashaka, sinshaka kukumva, ubundi se kari mu biki ahangaha, ninde wamuzanye ahangaha? Umukobwa yaramubwiye ati uyu nguyu niwe wita sheri wawe, yaragufasha arakuroga akwica mu mutwe, niwe wita sheri wawe, niwe muhorana umunsi ku munsi, wamusimbuje uyu nguyu aba umunyamasuku, aragenda atakaza agaciro, kandi ari umugore wawe isezerano. Uyu mukobwa nawe aramubona, uyu mukobwa nawe arumva ibyo avuga, yavuga ati wowe uri sekibi, wowe waje gusenya urugo rw'abandi, ntabwo ukwiye kubura ahangaha, wakagombye kuba watumutse wagiye. Yataye umutwe, arimo arashaka ya ngufuri ngo yongere ayifunge, arimo arashaka ya ngufuri ati ndayikura hehe ko ubuzima bwanjye bundangiriyeho? Ese biragenda bite? Buriya abarozi nabo bagira imigenzo, iyo babuze ibikoresho byabo, iyo babibitse nabi bibagiraho ingaruka. Umukobwa aracyatakamba rwose, abwira bro wiwe ati wagerageje ugasenga ukubaha Imana ikajya ikwereka inzira zawe ucamo umunsi ku munsi, ku rugo rutubakiye ku Uwiteka, urwo rugo nta kintu ruba rumaze. Umugore nawe yatangiye gukoramo bya byenda by'abakora amasuku, arangije abishyira ku ruhande. Uyu nawe yabonye ko byamurangiriyeho, buri umutego mutindi ngo shibuka nyirawo gihari, kandi burya nta kuri kwahishwe kutazigera kumenya. Umugore yongeye kwishima, yongeye kubona ibyishimo by'umugabo we. Umushiki wiwe nawe yakomeje kumubwira uti njye ibi bintu nari narabigenzuye kenshi, ninabibonye yuko harimo ikibazo gikomeye cyane. Uyu nawe yakomeje gushaka, arebye inyuma abona yafashe ya ngufuri, ayifite mu ntoki, yayifunguye. Gusa yataye umutwe, nta nubwo azi icyo ari cyo, nta nubwo azi icyo ari gukora. Yashatse kumwaka ya ngufuri, yarangije arayimwima.
yaramubwiye ati ntabwo wowe ushobora kongera kuyinya kukundi, ibyawe byose byamaze gusobanuka. Umugore yaramubwiye ati va ngaho ugende wa sekibi we, wa mukozi wa Satani we, ibyawe byamenyekanye. Yayikuye yarayimwereka, aramubwiye ati bro, ati reba aho bari baragufungiranye, ati reba ingufuri bari baragufungiranyemo. Bro nawe yaramubwiye ati tuza uva ngaho ugende, uva ngaho ugende, niba ari ibi byawe ntabwo uri inshuti nziza. Uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa yari inshuti n'uyu mugore magara, mbabwira ngo buri inshuti zanyu magara ni nabo banzi bakomeye cyane b'ubuzima bwanyu. Ibyo ngibyo byose ubimenyeshwa no gusenga. Ya ngufuri yarayifunguye, ya ngufuri yarayifunguye, yashakaga kuyimwaka kugira ngo arebe ko yakongera kumufungiranamo, kugira ngo arebe ko yakongera kumwica mu mutwe, ariko buri buye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Mbabwira ngo mujye mukundana, mukunda banyu, mwese mwizere Imana, musenge, musome Bibiliya, mwirinde ikibi icyo ari cyo cyose cyabatandukanya n'abakunzi banyu, kuko umukunzi wawe burya bavuga yuko ngo urugo rwiza ngo ari ijuru rito. Hari impamvu babivuga gutyo, hari impamvu babivuga batyo. Mujye mukomeza mukundane nk'uko Imana ibisaba, mwe kwinjirirwa, kandi ikindi mwe kwizera abantu mudafitanye umubano, kuko abo bantu nibo babinjirira neza bakabasha kuba babigiraho inshuti kandi bagenzwa na sekibi. Uyu yatangiye kwigamba ati nibyo kuba inshuti yawe nayo inshuti yawe, ati ariko ntabwo wagombaga kuntwara umugabo, narabikoze, naragufashe mushyira mu ngufuri, nagombaga kumukwaka kamugira uwanjye wakikorewe. Ntabwo wowe ntabwo uri mwiza wo kubana n'uyu mugabo, ati banza urebe inzobe yanjye, ati wowe warukara we, ati nawe mushiki w'umugabo we wowe umwoshya, ati namwe mwese nagombaga kubafata nkabicariza nkabashyira mu ngufuri nkabica urubozo, mwanzerereza imwe, ati namaze kuba nabikoze, nagombaga kubikora kandi icyo nshatse gukora cyose ndagikora. Yatangiye kubigambaho. Buriya umuntu yafashwe nta kintu aba kiramira. Yakomeje kubabwira uti narabikoze. Uyu mugore nawe amubwira ati ngaho ngera ubikore, warabikoze ariko ngaho ngera ubikore, ibyawe byamenyekanye. Mana Nyagasani, ese biraza kurangira bite? Uyu mukobwa yakomeje kumwuka inaba amubwira uti ati nibitari ibi nzabikora, ati n'ubuzima bwanyu nzabubirindura, ati noneho nintamubona, ati nintabona umugabo wanjye nk'uko namurwaniriye, namwe ubwanyu nzabica mwese, musigarire aho ngaho bagende babashyingure, noneho ndebe ko ntamusigarana. Yaramubwiye uti ntabwo wanyica, ati ntabwo wanyica, ati ntabwo ari wowe wandemye, ati noneho tuzareba ubundi se aho waruri urahazi, Mana Nyagasani. Uyu mugabo yaramubwiye ati rero ceceka aho ngaho, wikongomoye uravuga rwose, ati nceceka aho nawe, ati ceceka aho ngaho nawe, ati wavuze icyo ushaka, ati ariko noneho igihe kirageze ngo ubahe umugore wanjye, ibyabaye byose byarabaye, nta nubwo nzi impamvu byabaye, ahubwo Uwiteka arakoze cyane. Ari nako amwereka ya ngufuri, amwereka yuko ibyabo byose byamaze kumenyekana. Ese Mana Nyagasani, ese umukunzi wawe ujya umusengera? Ese ujya wifata ugasengera inshuti zawe zose? Uyu nawe akamubwira uti ngaho va ngaho ugende, uragaragaye wa mukobwa we, ntabwo nari mbizi yuko ntabwo nzongera kwizera abantu bameze nkawe, wari inshuti yanjye magara, twasangira akabisi n'agahiye, ako ntabwo ari nzi ko waza kuntwara umugabo kugira ngo ubashe kungira zizenge gutya, ubashe kunesha agaciro. Iteka n'iteka ni amahoro y'umunyabyaha. Va aha ngaho ugenderera ibyawe byamenyekanye, ntuzongere kugaruka ukundi, kandi Imana irakoze kuba inyeretse, guca bugufi kwanjye, Imana yarakurebye iguha agaciro. Uyu mukobwa nawe aracyarimo arareba ya ngufuri, arimo arayireba, rwose ni ibishitani, iyi ni imigenzo ya sekibi cyane, ari nako amwitegereza amureba. Umukobwa yabuze icyo avuga, buriya rwose iyo amagambo ashize ivuga uretse gutuza gusa nta kindi. Yatangiye kumubwira uti rero ngaho nimundeke, buri wese akomeze ubuzima bwiwe. Umutwe watangiye kumurya, Mana Nyagasani.
wibuke neza ukuntu atangiye mbabwira ati iyo ufashe ibirozi cyangwa ugafata imigenzo ntigenze uwo ushaka kumugenza birangira ari we bigarukiye. Umutwe watangiye kumurya yatangiye kwishimagura mu mutwe, bya birozi byavuye mu mugabo byahise bimujyamo. Mana nyagasani, tubabwira ngo mujye mukora, mujye mwubaha Uwiteka. Ntabwo waba wubaha Uwiteka ngo wisange muri situwasiyo, ntabwo byakunda. Mujye musoma Bibiliya, mwumve n'indirimbo zaririmbiwe Imana, muzabaturwa. Ibi bintu nk'ibi ngibi byose babwira ngo Satani ni uko ahemba iteka n'iteka. Ushaka kugirira nabi hari igihe usanga afite imbaraga zirenze uko ubitekereza, bikarangira wowe bigizeho ingaruka. Ngaho mumbwire, mujye muri komenti mumbwire, ubu ninde uhombye? Ese Satani murabona ahemba neza? Ese wowe ukurikiye iyi video, wowe ukurikiye iyi filime, niba urabona uri mu nyungu ninde? Ese ngubu bizarangira bite? Ese nk'uyu muntu azongera kuba muzima? Icyo ni ikibazo nibaza. Yatangiye kugenda, yatangiye kubabwira ngo ndabakunda, baramubwira ati urukundo rwawe twararubonye. Aramubwira ati sheri wanjye, ati ngwino nkubwire, ati makabizu, ati wibeshye unyegere ndakumena umutwe. Yatangiye kwirukanka agenda asaragurika, nuko nguko asaze, nuko nguko agiye gutora amashashi nk'abandi, amere nk'abandi ku muhanda, azize yuko azize uburozi. Ibitari ibyawe ntabwo aba ari ibyawe. Yatangiye kubwira umugore we ati umbabarire, urabona ko nanjye izi imbaraga zari zirenze ubushobozi bwanjye, nanjye nta kintu ari gukora. Ngiye namubonagamo wowe ngakubona nk'umuntu uciriritse cyane, nawe wumva urwego ibintu byari biriho. Rwose umbabarire, nanjye ntabwo ari njye. Ati ni ukuri mugabo wanjye, ati ndakubabariye, ati kandi n'Imana ikubabarire, nawe si wowe. Mushiki wiwe yaramubwiye uti rero reka mbabwire muryango mwiza, mwibuke gusenga, ati musenge cyane, ati ngewe naje mbizi, ati ni Imana yari yanyohereje, kandi isaha yari iyi ngiyi, ibyabaye byarabaye. Buri kimwe cyose kitagenze neza mukereke Imana, n'ikindi gihe cyose Imana izabubakira, kandi urugo rwanyu ruzagenda neza, rwubakiye ku mahoro, rwubakiye ku byishimo. Mana nyagasani, barasubiranywe. Yarebye umukazana, niba ari umukazana wiwe, niba ari iki sinzi ukuntu mubyita, ubwo muraza kutubwira. Yaramurebye rwose aramuhobera cyane, yishimiye neza yuko buriya muri ikintu gishimisha umuntu ni ukubona umuntu ahuza abantu bari bagiye gushwana cyangwa se bagiye gutana, ariko ugasanga urukundo rw'Imana rurabikoze. Yagiye gufata ya mungufuri ngo ayijugunye, aramubwira ati iki ngiki Imana yambwiye aho nkijyana, aho ngomba kugishyira. Mugende mwikundanire, mwubake umuryango wanyu, urukundo rwanyu rukomeze rusakare. Disi umukobwa arishimye, yongeye kubakira musaza we, urukundo rurazamutse. Ese ari nkawe wabigira ute? Mbabwira ngo mujye mugira ubuzima buzima, mujye mukundana. Mana nyagasani, umukobwa ahangaha arimo arambwira, arimo arakubwira mujye mwubakira ku Uwiteka, urukundo rwanyu mujye murwereka Imana aba ari irukontorora. Buri kintu cyose mu mutima wanyu muvane mu ruhande rubi, murutereke mu Imana aba ari ikontorora buri kimwe cyose.